konyagi ibi ni ibiyayura mutwe birajya bibahereza ntakundi nta kintu kitari abantu bose mba nabateganyirije amapapayi avura ibintu bijyanye rwose nta cyumba ntateganyije udushashi tw'abantu bashaka gukora imiti utwo two none bijya binsetsa n'ukuntu batwara igihe batari bazakabura neza uzi abantu basigaye batuntumusha abantu basigaye bakora akazi kose muri iyi minsi umbona seri basigaye atikorahora kaka gaburyo gafite ibitekerezo utekereza ko tuburebure bwawe sha ibyo burandi byose reka ego sikuru umuntu ukomeye burya reka ndisera rw'umuzina kandi aratamona cyo kwera ko kabyafasa naho ubundi njye mbande reka njye nkwereka ibintu ucuruza wagiye ndabireba ugiye ibiserebu muri serebu yego narakoze umuti mbashaka abakora umuti kasese nako nyagise konyagi yindi umwe nyine ugahita ujyaho ndabyagufusha ntacyo ntagira njye buri abakiriya banjye bose ndabateganyiriza mbandenze mba ndiserebu nabo amasugi baba oranje ndabona zuriho na body 7 wikibagirwa yuko buriya ariko cyane gipande cyo haraguru njyewe nicyo nemera cyo hejuru kiriya nemera nawe ariko none nabaza nenda kandi kantu kari n'abantu b'abapapa nawe iyi mari urayizi iyo abantu bakora imiti iyo ngiyo njyewe nabo jya mbijyamo njyewe njyane ni icupa ndacyafite bizinesi niyo imineke urayifite imineke birimo ari imineke kandi myiza wari wabona no hanze hari imari ibiki se kare n'ubundi hanze biteguye abantu bose ingero zose abana ibiki se ewe nagushimye ko ufite inzoga ufite n'ibintu byose bikenerwa n'abantu b'abagabo byose narabiza none se amapapayi nayo abantu uzi nabyo hari abantu babigura cyane amapapayi barayagura njyewe mbibonye yewe mbura na peti inzoga kandi kubera peti inzoga kwanjye biragora ariko ayo mapapayi yawe yatuma rwose ngarura kuko njyewe ibi ntabyo narigeze amagambo garura ipapayi ubu bari hasi ntabwo hari ibisobanuro barabizi ibi ngibi bita inyoni ipapayi inyoni bita za rwacokora zizi izo zirya ipapayi ipapayi n'ibishwi noneho ibintu biribwa n'ibishwi ipapayi rifite akamaro ko kurinda abantu bamanura hasi babandi nyine bita kwambara ijipo amajipo iyo ari ipapayi ririnda umuntu wahuye n'ikibazo cyo kumanura inyuma byandi byo bita nyine kwambara ijipo ngo nambaye agakanzu icyo gihe yaririye bita bikemuka bingi soromo nanjye papayi ubu nkawe uririye gutya ibintu byose bihita bijya ku murongo ubu ndumva ari n'ikibazo none kubona ko kunywa ariko ibyo nta kibazo ati urabona ko kashize mu gusa mwana ko mbona yashize ndakamumara iki none harya ngarwaye biki niba ari constipation niba ari iki ntabwo mbizi muganga nawe araduhejeje kabisa constipation ndafite bakita constipation urambabare ubundi se njye nabimenya n'ibyo mba narabyize nabyo nzi n'imwebwe mu bishoboye tumanuka rero tujye kumushakira agapapayi tumushakire kamufata nawe uba wamumariye aho aka gakobwa kanjye Paul kabisa none se utumugura agakira urashaka iki urashaka ji abana bikigiye ubu se ji niyo wanywa irakumarira iki n'inzara yose wararanye warabitariye ngo ubu se ji ni ikintu kiri bugufate mu nda ariko batubwiye amapapayi batubwira ibintu by'imbuto none ngo n'amaji ariko abana bikigiye mwabayemo nagende nazi njye kumutekera igitebo cyari ji siramumarira harya amapapayi twayabonye hesha ibintu by'imbuto rero birakaze kubibona inama oya tugende tujye kureba ko baba babizanye narabwira niko by'imbuto byembe niko mashini ngo kiriya neza mukomere umwana uraho ndabona yashizemo disebaye murakaza neza mu iduka ryacu ntacyo kutagira ntacyo rwose muyihitiremo dutumye rero amapapayi muganga yamwandikiye amapapayi aragura mucuruza mu ijana ryonyine nta nubwo duhenda turanahendahenda tubafata nk'abana iyo badutegeka kuryama bitana haryama ariko majana nta nubwo mudutunyikire sandarote twashoramo hasa muri kugura iki muri kugura na agapapayi mwana
intege. ariko abantu harimo atabimuka ipapayi barabigura Ntabwo ari ugutuma. ibi ngibi baragenda bakabikura mu gisambu nta buntu ibisa n'indubiri Oya muzajye mumenya ubwenge Ubiguze iki? mwabisigeze. ni amafaranga se mutanze amafaranga Amafaranga. tora amafaranga agenda yiwe Oya ntabwo mwaje mugura ibintu by'ubwenge nk'ibi ngibi iby'ubwenge se gute umuntu w'umugabo ugura ipapayi ndagivuranye. niyo wasa n'urayibye Oya muganga yategetse umwana wacu kurya amapapayi kuko arwaye kandi arwaye. ngo niba ari kontripasiyo simbizi. Uranyibukije ntabwo ari kontripasiyo wowe uri kubivuga babyita kontripasiyo. Ego ko mwamurakaho mugabo mwiza ugomba kunsobanurira. Ngebyo ntabwo nari. Erega narenze Nyagahanga njya ku ishuri. Noneho nabyo nkorera imbere wabo tugaruze rero. Oya gurira n'umwana n'umuntu. nakote Nangahe se shaka? imineke ni 500 yonyine. Nta zindi mbuto ufite se? imbuto se avoka zirimo hano imbere harimo n'imyembe ji zirimo ntari rwose Sinzo ni akaji. ji yaje iyi ji rero ni nziza urangiye mbarebeye muri iyi Ikozwe mu mbuto se byibuze? ni imbuto harimo izi carbonated water sugar and so iramufasha rwose nta kibazo cyo kunyuza hasi Kandi umwana yavuze ko ashaka ngo mango. mango Ni ngiyi mwana wa. Ya niyo mango. Ntabwo ari mango sha. Ntabwo muzajye musobanura. Ino ntabwo ari mango. Ino bayita twista. Nta kibazo ariko karafata kumara imyaka. Akira amata. Akira. Ntabwo njye ntabwo kigo byiko. noneho ndamugarurire Ngaho. noneho uretse kugenda nkubwire mugende rwose muri naryo n'aka kavuka mbonye muzagaruka ariko bana muzagaruka rwose hano ibintu byose biba bihari. Noneho umva hari umugabo hano watubwiraga ibintu by'imbuto wagira ngo ntago azi akamaro k'imbuto. Umva mucuruzi dusobanura akamaro k'imbuto harimo n'ibipapayi harimo n'imineke harimo mbese imbuto muri rusange. yababwira ngo iki se uwo mugabo uyu mugabo yababwiraga ngo iki Yatubwiraga ngo ibipapayi ngo barabitoragura ngo mukina ari ngo ise biribwa na rwa rusokorere ibyo ni byitwa n'iki tubwire akamaro n'abantu tujya amatwi wumva kandi ukubuto imbuto zifite akamaro ntukagire ngo inzoga nizo zonyine zigira akamaro zo mwimenamo ibyo ni nabyo bituma mubyimba mukamera gutya mwambukine n'imbuto urugero ipapayi tubaza ababyeyi babandikiye ipapayi mu bintu bandika umwana wanyu ivura constipation kwituma nabi. constipation urayizi cya bintu byo kuneke ikungahaye kuri vitamine E subiramo ariko vitamine A. reka twe badukuriye avoka zirinda umwijima imbuto mujye muzikunda kwimenamo ibyoga ariko ndabimenye nanjye mukabira mpfunyikira rwose sinabona abana ureba sawa uzatuzanire n'abandi ariko uwo mwana mumurwaze neza ariko mugabo nabyumvise rwose nabyumvise nanjye umwana wanjye nzabimugurira